Imana kubw'iki gitondo cy'umugisha. I thank God for this blessed morning. Ubwo Imana mpaye akanya ko guhagarara imbere yanyu. God has given me this chance to stand before you. Ntabwo nari nzi ko ndi butanga ubuhamya. So I didn't know before. Ariko none ngiye kubutanga. But I'm ready to testify. Rero wenda ntarasoma umutwe w'amagambo w'igice twasomye kwa gatanu, ndabanza gushima Imana yaduhaye umwanya w'amateraniro yo kwa gatanu. Before I read the chapter we shared last Friday, I will testify to you how God helped us to organize and to give us this Friday for devotion. Ngira ngo ntago najyaga nza guterana, ariko akenshi nuko nabaga ntahari. I was not used to come to the service, but it was because of my absence. Ariko aho naziye nkatangira guterana amateraniro yo kwa gatanu. But when I started gather in this Friday devotion, narishimye cyane kuko nabonyemo kubohoka. Igihe cyose urabohoka ariko uriya mwanya wo kwa gatanu. So I was very happy because this Friday I'm able to be healed and released from different issues. Ni umwanya mwiza cyane ndawubatuye namwe atarabashije kuboneka. It's a wonderful day. I wish you to come. Uzawubonekemo ubutaha n'ibihe byose twahawe uyu mwanya, uwo munsi w'agaciro kwa gatanu. So you please manage to be available because we are given this beautiful day of Friday. Pastor yadusomeye icyanditswe kiri muri Luka umurongo wa 18. Our pastor read the verse, ibice 18, the chapter 18 of book of Luke, kugeza ku murongo wa 8. from verse 1 to 8. Muhasome wenda ntaza kubarambira jewe cyangwa pastor abidufashemo abasomere. You shall read by yourself because of time. I can't do for you kubera umwanya. Because of time. Ariko umutwe w'amagambo uravuga ngo abacira umugani wo guhora basenga iteka. There is the title of this chapter. Ubutarambirwa. So it says that it's a parable of Jesus to the people that they have to pray unceasingly or to not be discouraged. Arababwira ati hariho umucamanza umaze uri muri uwo mudugudu. Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart, saying, there was a certain city, a judge who did not fear God nor regard man. Udakunda Imana ndetse tubaha udakunda n'abantu. There was a judge who did not fear God nor regard man. Hanyuma ndashaka kuvuga kuri uyu mupfakazi tubonye wamwegereye. And I want to talk about this widow who approached the judge. Akamutitiriza buri munsi amusaba ko amufasha. And they would always ask the judge to help. Ariko mu by'ukuri uyu mucamanza ntabwo yaritaye kumva abantu ndetse no gutinya Imana, yarabikeneye. But the judge didn't fear God and don't care about people. Hanyuma aza kuvuga ati kubw'uyu mupfakazi andembeje. But later on he said, because of the pressure of this widow, nubwo ntakunda abantu sinkunde n'Imana reka mufashe. Even if I don't fear God, even care the people, let me help. Amen. Murumva se yaramufashije kubera ko abishaka? So you can understand that he didn't help because of his will. Nuko yaramurambiye
komeza kumutitiriza ndetse amutesha n'umutwe. It was that he was tired of the pressure of this widow. Ariko jewe naje kwiyumvira kwanjye nsanga kubera ko yamutitirije nawe burya ntago yari we. And here I can understand that to have pressure to this judge, she was not actually the one. Ndabona ko ntatekereje nkandi navuze ngo buriya ni isezerano ry'Imana kuko ntigeze arambirwa ngo nubwo bubi abumubonemo arambirwa acika intege, yarakomeje atitiriza arasenga. I thought that it was the power she received from God to keep on knocking. Niko rero natwe nsubiye inyuma nkareba hejuru aho umutwe w'amagambo ko atubwiye ngo arabacira umugani wo guhora basenga ubudasiba. So even us, as the parable starts, that Jesus was teaching how we can pray without discouragement or without ceasing. Byarangiye amufashije. Finally, the judge helped the widow. Niko natwe dukwiriye gusenga. The same way we need to pray. Tudacika intege. Without the discouragement. Tutareba inzitizi ziri imbere. Without caring the challenges ahead. Hari igihe dusenga ukavuga uti narasenze igihe gishize nasengeye iki ntigikunda ndetse akenshi tukiri mu madini nibyo byatutungaga. Sometimes we say we pray and nothing happen. Wahura n'utagiye gusenga cyangwa wasize ari mu kazi ke wowe wagiye waza ugasanga ibyawe byazambye. When you pray and you go back, could see your issues are getting worse, yet those who do not pray are receiving something new. Kandi wagiye witeguye ko ubwo ugiye gusenga uri buhite usubizwa ibyawe bigakemuka. Yet you pray with the expectation that God will answer you quickly. Nabonye inyigisho yuko tudakwiriye gutentebuka n'ibitugoye. But we were taught that we can't lose the heart because God does not answer quickly our prayers. Tugomba kugira ibyiringiro nk'ibyo uyu mugore yari afite atitirije uriya mucamanza utari mwiza yumvaga ko igihe cyose azamwumva. We need to pray with the hope like this widow who kept on knocking to the judge. Dukwiriye rero gukomeza kuba mu byiringiro, tugakomeza gusenga kandi twizeye ibyo dusengera ko bigomba kuba nta nzitizi nta birantega dufite yo kuvuga ngo ntibishoboka. We need to pray with the hope and the faith that things are possible. Iyo nyigisho yaramfashije, si niyo yonyine n'ahatambutse hari ibyanditswe byinshi twagiye twiga, ariko nuko nshatse kuvuga kuri iki ko bari bampaye umwanya nk'abantungu, ariko mu ijambo ry'Imana nagutungurwa. So actually I was touched by the sermon, even if we read some other verses, but I can only mention this parable. Amateraniro yo kuwa gatanu rero tuyagiramo umugisha cyane. So always the gathering of Friday blesses us so much. Kuva gihe nakiriye agakiza nari ntarahura n'umushumba ngo ansengere. So since I received the salvation, I couldn't meet the pastor for the prayer. Numvaga ko nanjye nasenga, nanjye nakwisengera ko Imana mbwira n'ubundi nicyo kiba cyanjyanye gusenga. I had this mind that I can pray by myself. Ariko umushumba yadukiriyeho gahunda yo kudusengera buri umwe. But pastor prepared the prayer requests one by one. Ni by'agaciro cyane ku mukristo iyo yegeranye n'umushumba uyobowe n'umwuka w'Imana. So that's a very important time when a saved Christian pray together with his servant, his pastor who has the Holy Spirit. Ndabibatuye ni byiza cyane kandi ni by'agaciro kuko uwo mwanya afite uwawumuhaye ko awukora awukorera twebwe. I invite you for this because pastor was given this position by God to us. Icyanyuma ngiye gusorezaho cyo kwigisha natwe gusenga tugasenga imbere y'iteraniro. So I will also mention about how we can
come together as the church. hari igihe mu by'ukuri twiyumva ko tutazi gusenga turi abanyantege nke ukibaza ariko nahagana imbere y'abantu nkasenga harya nasengera iki harya byagenda kumva mbese niyo bakubwiye ngo senga niyo turi mu matsinda nta mpamvu reka ncekere kuko numva ibyo navuga wenda bitakumvikana. Sometimes we are even afraid to pray in the gatherings, in the groups, because we are afraid that maybe my prayer is not powerful. Ubu rero uyu kwa gatanu buri muntu wese ushoboye araza hano agasenga agasengera iteraniro muri rusange agasenga akabohoka. But these Fridays we are sometimes given time to pray for the church in the front of people, and you freely pray for either your issues and the issues of the church. Ni byiza cyane rero ibyo byose ndabishimira Imana ko yampaye uwo mwanya. It's a wonderful time, and I thank God who has prepared this for us. Ubutaha bataraje muzaze twifatanye mwumve ubwiza bw'Imana. I invite you who missed this to come next Friday to experience the same we experienced. Murakoze cyane. Thank you very much.